papa yararemba mu kwezi kwa karindwi, araremba kandi akimara kuremba nibwo twari twimutse mu nzu yacu noneho aho yabaga ahantu hitwa mu Buterere mu Burundi. Aho biba ngombwa yuko papa ajya mu bitaro, agwaye mu bitaro yagize ikibazo gisa nk'igisebe ku kuguru, kiragenda kikajya kibyimba kikavamo amashira tumugwaza. Ariko kwa kumugwaza papa twumvaga ariko nyine tugiye kwa muganga tugakora operation tugataha, ariko kubw'amahirwe make cyane tugize tunabiteganya kuby'ibyago. Tariki 29 saa sita z'ukwezi kwa karindwi papa bayitabye Imana. Papa yitabye Imana mbambaye imfubyi none yujuje ibyangombwa. Yego. Iminwa iragendera igira ibisebeze ubu ndi gukira boro boro. Ubundi kubibona. Ndi gukira boro boro, iminwa igenda yuzuye igisebe, ariko marira imiti ya Mariya ndayimara, ariko nyuma baza gusanga ntabwo ari malariya. Nishobora kuba wenda nararozwa. Nari nangiye kujya mvuga bati nkurikiye data mwitego kuko nari ngiye mbona ubuzima bumbanye ihurizo. Karabaye naye ndapfuye. Reka twongere tuguhe ikaze dukurikira umunsi kundi ku Buhamya TV. Reka tugusuhuze wowe uri mu Rwanda, reka tugusuhuze wowe uri mu bihugu by'abaturanyi. Ushobora kuba uri i Burundi, uri Tanzania, uri Uganda, uri Congo. Ushobora no kudukurikira uri muri Kenya, ushobora kudukurikira uri South Africa, ushobora kudukurikira uri Zimbabwe, uri Malawi, uri ku isi yose muri rusange. Ushobora kudukurikira kandi uri mu bihugu bitandukanye, Amerika y'Amajyepfo, ushobora kudukurikira uri ku mugabane w'Uburayi ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, Aziya. Aho hose uherereye tugwaye ikaze. Umaze kumenyera ko rero tugenda tukuzana abatumirwa bagiye batandukanye. Twakubwiye ko Ubuhamya TV akamaro cyangwa se impamvu nyamukuru ihari ni ukugira ngo tugende tumenya ubuhamya bwinshi butandukanye bw'abantu bagiye banyuramo, bidusubiza imbaraga cyangwa se byongera bitugira abakomeye. Twumve ko ibyo turi kunyuramo uyu munsi atari twenyine twabiciyemo, cyangwa se atari twe dufite inkuru zibabaje kurenza abandi, ahubwo ibyo turi kunyuramo uyu munsi bigomba kutuviramo abantu bakomeye. Niyo mpamvu aka kanya imbere yacu cyangwa se kuri kamera yacu y'Ubuhamya TV turi kumwe n'umuvandimwe tugiye kuba tuganira. Byakunze afite inkuru ye ari buze kutuganiriza kandi katugirira akamaro. Tugwaye ikaze. Murakoze cyane. Umeze neza? Ndashima Imana. Biragaragara. Hanyuma ninde tugiye kuganira? Amazina nitwe n'ababyeyi, usanzwe nitwa Ngendakumana Rajabu, ariko amazina yo mu rugo matazirano banyita Didi. Yeah. Didi. Yeah. Didi nkaba ndi umwana wo mu rugo usoje ishuri vuba. Tuvugana nkaba mfite icyiciro cya kabiri cya kaminuza, nkaba narize i Burundi. Yego. Bijyanye na monitoring and evaluation. Ubu ndi umushomeri. Yego. Ase ujye ubona biroroshye kuba warize i Burundi ukabona akazi mu Rwanda ukoresheje diplome cyangwa se impamyabushobozi n'impamyabumenyi wavanye mu gihugu cy'u Burundi? Benshi bakunda kuvuga ntabwo biba byoroshye, ariko ntekereza yuko uba ufite ubuhanga kandi ufite n'ubushobozi bikwemera kuba wahakora, kuko nzi yuko ari abantu bize i Burundi kandi bakora hano. Yego. Birashoboka cyane. Upfa kuba ari ibyo wenda bari bugusabe ukaba wabyuzuza, ariko birashoboka. Impamvu nari nyikubajije nuko hari uwo nigeze kubona ariko baza perezida ko yagiye abura akazi kandi yarize afite impapuro zibimwemerera. Niyo mpamvu nari mbikubajije wowe n'ibyo kibazo utarigize uhura nacyo. Okay, navuga ko sindahura nacyo kuko nubwo ngisoza, ariko ntekereza yuko mu gihe uba ufite ubushobozi kandi wenda ukaba bizamini wenda batanga wabikora, kuba wavuga ati ngo wenda urabona nawe amahirwe muri abo ngabo birashoboka, kuko njye ntekereza yuko hari abantu benshi nzi hano bize i Burundi kandi bakora. Yego. Birashoboka, ahubwo wenda rimwe na rimwe hari igihe ushobora kuba utarabona communication. Urabaza ko hano hantu hose ni communication. Ushobora kubona nize no muri Congo nkaza hano bitewe na communication mfite ngakora, kandi warize no muri kaminuza hano zirenze no kabona. Utubwiye ko washoje icyiciro cya kabiri cya kaminuza.
ariko tuganira wambwiye ubuzima wanyuzemo, numva atari ubuzima byari bworohe cyangwa se bwari bworoshye kugira ngo ibyo bintu bigereho. Wabishobojwe n'iki, byagenze gute? Ngwiza ukuri ni nka bya bindi nyine wa muhanzi waririmbye ngo nshingiye ku byo nabonye ndi umugabo wo guhamya ko nakure bujya habaho manu udakura so rero birashoboka. Umuntu ubuzima bwose buba ari sacrifice, bushobora bisaba ibitambo, bisaba kwitanga, kandi buri buzima ni bwaryote aho nyine atabiho sacrifice. So ngewe no mu kwiga kwanjye kuba ngeze aha ngaha, ndi umwana wakuze mu rugo nabona mama, ariko mu buryo bwaje gutungurana. So nakuze papa wanjye ndi umwana mbona papa nkabona na mama, mzi yuko ndi umwana wo mu rugo aho ngaho, ngakura nyine nkabona serivisi nk'izo umwana agomba guhabwa, nkarebwa nk'ukuntu umwana mu rugo bose bagukunda kimwe, bose nyine mfatwa nyine umwana wo mu rugo bisanzwe. Wari wenyine? Twari turi kumwe n'abandi barumuna banjye, bakuru banjye. So ariko ku myaka 11, 12 nubwo naje kumva inkuru y'uko umubyeyi undera cyangwa se uwo nabonaga ari nka mama atari mama. Ubwo byagenze gute? Byagenze gute kugira ngo ubimenye? Wari warigeze ubitekerezaho cyangwa byaragutunguye? Ntabwo nigeze mbitekerezaho, kuko bwa mbere mbimenya twari turi gukina mu muhanda, turi gukina uko ndabona bari gukina karere Nyamirambo hariya, turi gukina karere, imodoka kubona abana babona imodoka ndayitambika, yitambitse umugabo avuyemo ndabatebaje kudukubita byanga byakunda. Ubwo mba nirukanse nsanga mu rugo rahansanga, ariko nza kumenya babaza amakuru we yarambonye, ariko yari tonto wanjye none uvukana mama wanjye bwite. Yego. Araza abaza amakuru, aravuga ari presenter, aravuga ati ngiye ndiruka runaka uyu mwana iki. Inkuru itangira kumenyekana aho ngaho yuko umubyeyi tubona atari mama. Ariko none ngenda numva n'izindi nkuru ku ruhande, bati mama wa yapfukira ko bambwira yuko mama wanjye nyimara kandi akimara gupfa. Okay, mama akimara gupfa, byabaye ngombwa yuko bahita bamindura undi mubyeyi kugira ngo mbashe gukura, ariko yapfuye nyiri babanza yarapfuye nta n'ukwezi mfite. So urumva nagiye, ariko bitewe n'ukuntu umubyeyi wanjye papa umbyara yari umubyeyi ukora amasafari, wasangaga rimwe na rimwe no musi turi Burundi, ejo turi mu Rwanda, ejo turi muri bakegeye no na n'ubu hari abantu bajya bibaza aho ndiwe bikabacanga. Ariko nkiri mutoya nibwo mama wanjye yapfuye, ndabarabimbwira buri mubyeyi ukorera ntabwo ari mama wawe, mama yapfuye ukiri umwana, bigenda uku n'uku, urumva ni story ndende. So ariko nkimara kubimenya nakomeje nyine mba umwana mu rugo nk'uko nguko nyine bisanzwe, ndabyakira. Nyuma abiza kuba ngombwa yuko noneho nangira guhura nabo bavukana ba mama, nyuma baza kumfata, nibo basa nk'abo bafata za nshingano. Ariko mbere yaho papa na wa mubyeyi watureze, wa mubyeyi wanderaga nka mama, papa yari yaragiye i Burundi, ajya gukora i Burundi. Araho yagiye i Burundi tukagera tukamubura nyine tukamubura, tukabaho ubuzima aho tuvuga ati tutangiye no kubura n'ibyo turya, sibyo. Tugasanga rimwe na rimwe wari ibishyimbo bitakarangishije amavuta n'ubugari, twe twarabijyaga, byabyitaga nimba ari cukucuku nimba ari iki, kandi Imana ubugari bukamanuka neza. Ariko ubu bwose twari kugira ngo tubashe kubaho. Uwo mubyeyi ukabona nta mafaranga y'amakara afite, bibaye ngombwa yuko ari bufate ibiti byabaga mu nzu akagira ibyo akataho, noneho akugira abashe guteka. So rero ubwo buzima twagiye tubamo gutyo dustragolinga, noneho byageze aho na bya biti twabonaga turabibura, wa mubyeyi tukajya tugira kubasharije yuko tugomba, ari umubyeyi nawe wari utuye hafi mu rugo, wari inshuti ya wa mubyeyi wanderaga, ariko bizwi yuko ari we mama. Twagomba kuvuga ko tugomba kujyayo buri munsi, kandi nawe urwo rugo rufite abandi bana byibuze nka 15, natwe tukiyongeraho, ngewe umurumuna wanjye na mushiki wanjye n'undi mukuru wanjye twabanaga. Twangwa ko tugomba kujya hariya
twese baruraga ku masahani, twari abana benshi, rimwe na rimwe ukarya ibyo kurya bibi cyangwa se rimwe rimwe ntunahage, ariko byuzuye nabyo ukanabibona. So ubwo buzima bwose twagiye tubamo, nyuma papa yaje kongera aribonekeza, aragaruka antwara i Burundi n'uwo murumuna wacu, adutwara i Burundi njye n'uwo murumuna wanjye wundi. Icyo gihe wari waramenye ko uwo mumama atari mama wawe? Nari namaze kubimenya. Twaye i Burundi tujya ku wundi mugore, papa nawe bari kumwe babana i Burundi, ari undi mugore nawe navuga yuko yego umubyeyi utari mama wawe ntiyakorera nka mama wawe, ariko sinavuga ko badufashe nabi. Baragerageje ku rugero njye nabibona ndabaye, baragerageje kuko akimara kumbona, akimara kumva ukuntu ubwo buzima nabayemo, gukura ndafite umubyeyi nkaza kubimenya nyuma, nawe yashatse kumfata nk'ahantu h'umwana wiwe, bitandukanye na bavandimwe banjye bandi, ku buryo we yaranoteshaga, ariko nyuma byabaye ngombwa yuko noneho nawe ubuzima buhinduka kandi tugasubira mu Rwanda. Noneho tugimara gusubira mu Rwanda, nahise murana n'abavukana ba mama wanjye, noneho barumuna ba mama wanjye bakuru biwe. Mama wawe wa nyawe noneho? Mama wanjye yarapfuye, wabo ni barumuna biwe, ariko ba mama wawe bwita pana wa undi wakuze uzikari mama wawe. Ubu nabo basa nk'abamfata barandira, ariko bamfata nabo nta bushobozi bari bafite. Ngiye mu kwiga, wenda papa yahise asubira i Burundi ajya gukomezanya na wa mugore wiwe, biba ngombwa ko ngiye ngoma mu Rwanda, njya kwiga. Natangiye primaire ahantu bita Kivugiza, ngitangira tugirirwa amahirwe tubona umushinga wanyishyuriraga amafaranga, ariko batangaga nimba ari 40,000. Utwo dufaranga navuga ko twari udufaranga kuko ntabwo twaduhazaga mu byo twari dukeneye wenda nk'umunyeshuri, ariko twagerageza gusavayivinga, tukabona utwo dukaye, tukabona ayo mavuta, tukabona ako gakweto rimwe na rimwe. So rero byabaye ngombwa yuko na segonderi nkomeza, noneho bikaba ngombwa yuko ndi bujye kwiga muri segonderi. Papa ababyeyi bacu sibyo badafite ayo mafaranga yo kuba wenda ahagije yo kuntwara muri interna, nkajya muri interna, arumva nta sabuni, rimwe na rimwe ugasanga ntwaye wenda korogate ariko nta sabuni mfite. Buri abantu baba muri interna barabizi. Ariko mbere yuko njya muri interna nagiye kubanza kuba muri famiye. Yego, muri famiye. Kuba muri famiye biragorana cyane. Nagiye kuba muri famiye, ugasanga mbere yuko niga mu wa mbere segonderi mu Bugesera, bikaba ngombwa ko nimba ndi bubanze kubyuka, ndi bubanze koza abana bo muri urwo rugo, nkabatekera igikoma, nkajya mu nkwi. Ubwo bwa mbere nari mbibonye ibyo bintu byo guteka mu nkwi, nkajya guhuha ngo amarira akamanuka nkarira, ariko nyine ko ubuzima urabikora. Ndabikora, nkajya mbatekera igikoma, abana bakajya ku ishuri, nanjye ngoga nkajya ku ishuri. Ubwo buzima nakomeje kubona bugorana. Ubwo aho nigaga i Bugesera, biba ngombwa yuko ndi buhave kugira ngo ngende wenda mpindure ubuzima, kuko nabonaga biri kungora kubyuka icyo gicuku nkajya koza. Biba ngombwa yuko njya kuba noneho muri ghetto. Buriya hari abantu benshi twabaye muri ghetto twiga muri za segonderi. N'uwo twiga muri ghetto hari ukuntu twazaga, wenda wageze amahirwe wabonye twa dufaranga, watubonye, noneho bigeze hagati udufaranga turashize, bro, ukabura isabuni, ukabura n'amazi. Inzara yarankubise ngiye ku buryo hahandi ari ukuntu abana bo muri interna nataga ncunga bavuye muri refe, kwa kubya byo kujya basigaje, ugasubirayo nkajya ibyo tujya gusagamba n'ubwana bw'ubumarine. Hako ibyo buzima bwose nabubagamo kwa tante wanjye. Urumva ngiye ubwo papa wanjye yarasubiye i Burundi, ubwo bwari ubwa kabiri ngarutse. Tante wanjye nawe ari mu Kigali, nawe nyine nari bumugore yajyageje. Ubwo buzima bwose nkageza nkabwihigamo kugira mbashe gukora iki, mbashe kubaho, mbone ko ndi busoza amashuri. Nyine ngira amahirwe nataha muri vacances, nkaba rugo mu mpera ngize amahirwe. Noneho ariko nyuma ngeze mu wa gatatu segonderi, ubwo aho nahize muri interna, nahize mu wa mbere muri ghetto, nahize mbamo mu wa mbere no mu wa kabiri no mu wa gatatu, ngirirwa amahirwe mbona umushinga wongeye amafaranga jya muri interna noneho mo imbere. Ariko nari mvuye muri ghetto, aho ngaho byaranze. Muri interna naho ugasanga rimwe na rimwe turagiye, amafaranga y'ishuri
arabuze, Mm. bibaye ngombwa yuko bakwirukana, bibaye ngombwa ko uri bwicare, ariko ubwo buzima bwose twagiye, tante wanjye wandeze cyangwa ababyeyi banjye bavukana mama bagerageje kugenda bamfasha, ukabona nabo nyine ubuzima buri kwanga. So rero ubwo buzima nagiye mbamo kugeza niga, kugeza soje segonderi. Segonderi nayisoje 2022, ariko muri struggling ziteye ubwoba cyane nk'izo zose zo kuba wenda rimwe na rimwe wabura n'amafaranga yo kuriha yuzuye, rimwe na rimwe buriya muri internet bakagusanga mu kizamini, man igisamini bakatagifata akagita ukabura kirase kubera kutishyuye. Wajya muri doro wajya muri refectoire ukaba utakwinjira. Basomaga abinjira n'abasohoka, basomaga nyine abishyuye ukabona kwinjira, wowe utarishyuye bakagusohora hanze. So ubwo buzima bwose nubwo nagiye mbamo kugira mbashe kwiga, ariko byageze igihe papa nsa nkaho wenda nangiye kumurakarira, abiwabo na mama bakajya, kuko nyine nibo bari mu nshinga, nibo bari bamfite mu nshingano, batanya kumurakarira ngo so abayibereye i Burundi, abayibereye mu bagore. Ariko nanjye kumva ndamurakariye, nkumva ngize umujinya, ati se nk'upapa mariye iki kweri, ubuzima ndi gucamo. Yarabuze ubushobozi se cyane no kutita ku nshingano. Ni kwa kundi nyine umubyeyi rimwe na rimwe yirengagiza inshingano, ariko ubushobozi yari abufite, ariko ni wa mubyeyi umwe wabaga muri kumwe, wenda mu gihe nagiye wenda Burundi ntacyo waburaga. Ariko umubyeyi wanjye nawe ni umuntu bito n'ukuntu ari umushoferi, ibintu bijyanye n'ibijyanye no ku ishuri ntabwo ari ibintu yahaga agaciro. Kugeza na n'ubu aho usanga abana banjye na bakuru banjye bose ari abashoferi, nyine bijyanye na transport bakora. So rero urumva we kugira ngo amenye school fees, amenye icyo ukeneye ku ishuri, ntabwo ari ibintu byabaga biri interest kuri we. So rero ubwo buzima bwose nakomeje kububamo, ngirirwa amahirwe nsoza segonderi. Nimara gusoza segonderi, tante arambwira ati aha niho ndarangije, aha karabaye. Ati sita kumbona ku segonderi, kwiga muri segonderi muri kino gihe umeze nk'uwize primaire, usoje primaire biragenda gute? So ubwo rero byabaye ngombwa yuko ngomba gusanga papa wanjye i Burundi, ngiye i Burundi muri babakuru banjye twabanaga nawe, babandi twabanaga i Nyamirambo mbere nigeze kubwira. Nawe ubuzima bwari butangiye gukundaho gatoya, abafata inshingano zo kunyishyurira, ndanabimushimira, ariko navuga yuko ari ukuntu yaramfashije pe, ariko ubu ngubu navuga yuko tutabanye neza. Bitewe nawe cyangwa bitewe nawe? Bitewe na conflict ziba mu miryango, kuko ndaza kuhagera aho ngaho impamvu twatumye n'uwo mukuru wanjye wanyishyuriye kaminuza tutakivugana ubu, ndaza kubabwira. So rero ngiye i Burundi yaje avuga ati reka ngiye gufata izi nshingano mwishyurire. Kuki wahisemo kujya i Burundi bundi? I Burundi impamvu nahisemo, urumva mbere na mbere i Burundi niho papa yabaga cyane, niho abavandimwe banjye nabo benshi babaga, kuko bose urumva bari basubiye i Burundi. Biba ngombwa yuko nanjye ngomba kuhakunda, kandi kaminuza nagiye kwiga i Burundi, kuko buriya kaminuza z'i Burundi zirahenze. Kuko aho ushobora gusanga nimba hano nishyura 100 muri segonderi, mu Burundi ni 350. 350 ni trimestre imwe muri kaminuza mu Burundi. Umva ushobora gusanga mu Burundi kaminuza yabo ibingana na segonderi mu Rwanda. Biba ngombwa ko ngomba kujya kwiga hehe i Burundi. So ubwo rero narize kaminuza, ntabwo nkajya nyiga, ariko ahatangira kuzamo amafaranga nayo kubura, kajya tuyiga rimwe na rimwe twiga ku madeni, ariko birangira nkoze iki nyize. So rero aho hose nabanaga na papa, nubwo wenda yari yaragiye akazi mu Burundi akagenda akituriza cyane, ariko narakiriye ndamutunga, turabana. Gusa papa wanjye akimara kumbona, nawe yashatse kunshyira muri ibyo by'ubushoferi, nawe yakunda batera ngiye kanige, nawe arabyakira. Ntabwo wagerageje gukoreraho perimi cyangwa urazifite?
ndabifite ni bya bindi byo ndabifite ariko zo mu urabizi Rwanda zo mu Burundi. izo mu Burundi ariko urabizi perimi yo mu Burundi hano mu Yego, Rwanda yego. nta kintu ikora kinini. Yeah. So rero icyo gihe nakomeje kubana n'abo bavandimwe banjye na papa, nyuma papa ariko bitewe n'ukuntu twabanaga wenda mu myaka yatambutse, muri iyi minsi papa yagerageje noneho gusa nk'aho ahinduka, nkabona papa wanjye ni umuntu ugerageza wenda nawe gushaka wenda kugira icyo atanga kugira ngo meze nige, rimwe na rimwe nkajya musaba na transport akayima, byari ngombwa ko agomba kuma transport papa wanjye kujya ariko mukuru wanjye nawe akishyura ishuri. So rero papa twarabanye tuba inshuti cyane, nyuma papa wanjye yari arwaye diyabete. Urumva ikimara kurwara diyabete yafataga imiti ya kirundi, nigeze afata imiti ya kizungu. Nyuma ubwo maze nko muri 2025 ejo bundi papa yararemba mu kwezi kwa karindwi, araremba. Kandi akimara kuremba nibwo twari twimutse mu nzu yacu noneho aho yabaga ahantu hitwa mu Buterere mu Burundi. Aho biba ngombwa yuko papa ajya mu bitaro, agwaye mu bitaro yagize ikibazo gisa nk'igisebe ku kuguru, kiragenda kikajya kibyimba kikavamo amashira tumugwaza. Ariko kwa kumugwaza papa twumvaga ariko nyine tugiye kwa muganga tugakora operation tugataha, ariko ku bw'amahirwe make cyane tugize tunabiteganya ku by'ibyago, tariki 29 saa 6 z'ukwezi kwa karindwi papa bayitabye Imana. Papa yitabye Imana mbambaye imfubyi noneho yujuje ibyangombwa. Yego. Hanyuma kuba papa bito n'ukuntu namugwaje no muri iyo minsi ya nyuma niga kaminuza ariwe twahoranaga. Noneho wa mujinya wose nari mufitiye kutanyitaho kuva muri primaire byabaye nk'aho abisimbuza. Akajya agenda atubwira amagambo yubaka, bana banjye mujye mukundana, bana banjye ntimuzabe nkanjye, bana banjye nyine za nama za kibyeyi. Kugeza naho yajyaga atubwira ati ngende muri promotion, nyine ari muri promotion y'ubuzima, end time ashobora kuba yadayinga nyine agapfa. So byabaye ngombwa yuko papa twakira yuko nyine atagihari, ubuzima buramindukana. Buri hari support ubona kuko umubyeyi ahari. Papa akimara gupfa byabaye ngombwa yuko mukuru wanjye uwo wanyishyuraga amafaranga y'ishuri ashaka kudufata nyine nk'abana, kudukontorora, kandi twari tumaze gukora. Biba ngombwa yuko ari bukenere kudusaba impapuro z'ubutaka. Papa yari afite n'imodoka yatwaraga yaramaze kuyimuha, ariko yaratarayikorera nyine ibiyiwe, ariko nyine imeze nk'iri mu maboko ya papa. Iyo modoka ibi abarifata ashaka gufata n'impapuro z'ubutaka. Njye nagumye kuba hahandi mu rugo, mbana ka gahinda ko kubura umubyeyi, nkajya muramutekereza. Bro, nta kintu kibabaza nko kugira agahinda ako ntugire ugatura. Numvikana. Buriya kugira agahinda cyangwa se kugira ibibazo mu buzima ni ibintu bisanzwe, ariko noneho kiba ikibazo mu gihe udafite ugatura. Aho niyo handi uhita usanga abantu babaye over control, ugasanga yakoze ikindi kintu kitari cyiza ku buzima bwiwe. So rero byabaye ngombwa yuko wa mukuru wanjye twabanaga ari bukenere kumbwira yuko, kuko njye nabonaga papa ni baprobye n'ubutaka njye wabaga ufite. So rero byabaye ngombwa yuko ari bukenere kunsaba za mpapuro. Ndambwiza impapuro ntago naziguha mu gihe hatabaye icyegeranyo cy'umuryango bicare babyemeze. Yego. So rero yabaye nk'aho asakupa amazi n'umuriro kubera izo mpapuro n'ubundi. Kumva insembe i Burundi. Nibwo nari nkusoje kaminuza, kuko nabyo yari bimfashijemo, ariko nta kazi mfite, cyakora mba mu nzu. Ubwo rero ubwo buzima bwo kuba mu hantu utamenyereye, udafite byuze n'aba babyeyi babo bawe wenda bakugoboke, inzara itangiye kuba inzara, ukabona ndagenda ndananuka, agahinda k'umubyeyi kuba mubuze.
ndagenda ndatekereza, depresiyo mba nyinshi, nyine ibibazo biramba, ndagenda ndananuka ebana. N'ubu ngubu tuvugana navuye i Burundi ndwaye, ariko ngira ngo ni malariya. Ngize ngo ni malariya, byabaye ngombwa yuko nyine ni nk'Imana yamvugiyemo, nta mafaranga nari mfite n'ay'itike, kuko urumva byabaye ngombwa yuko hari akamashini nari mfite nigiragaho narakagurishije kugira ngo ugaruke mu Rwanda. Nyimara kuza mu Rwanda bati aha ngeze mu babyeyi noneho byibuze, ariko nza ndwaye bagira ni malariya, imiti ya malariya ndayimara ariko biranga. Ubu ngubu nararwaye malariya paka iminwa iragendera igira ibisebeze, ubu ngubu ndi gukira boro boro. Ubundi kubibona ndi gukira boro boro, iminwa igenda yoza igisebe, ariko malariya imiti ya malariya ndayimara, ariko nyuma baza gusanga ntabwo ari malariya. Bishobora kuba wenda nararozwa, ariko kugeza n'ubu sinavuga ati ngo ni umuntu runaka wabigizemo uruhare, ariko bambwiye ko ari uburozi. Mu rugo nyine bagerageza kumpa kugira ngo nyine bamvure bya kinyarwanda. Byabaye ngombwa yuko nyine bandutsa, ubu ngubu byibuze nangiye kugira ubuzima, ariko byatangiye ari ibintu bibi cyane. Nari nangiye kujya mvuga bati nkurikiye data mwitego, kuko nari mbona ubuzima bumbanye ihurizo, karabaye nawe ndapfuye. Ariko bw'Imana nyine uko kundi nyine isaha itaragera ibitaragera, Imana yarakinze, ubundi koroherwa, ubundi gukira. Ariko muri ubwo buzima bwose nagiye mbamo, cyangwa icyo navuga cyo sibyo, nagiye mfashwa n'abantu batandukanye guhera muri primaire, ababaye ba mama wanjye kugera kuri abo bakuru banjye, kuri uwo mukuru wanjye, kugeza n'aho mukuru wanjye twabanye kubwo kumwika izo mpapuro z'ubutaka, tubana nk'aho use ngo uhure rugero, sinzi icyo nabikubwira. Nyine nari meze nk'aho ndi umwanzi, umuntu wagahora ku muntu wagambana igihugu, uyu uri umugambanyi, ushaka impapuro, yashaka gufata ibintu byose by'umuryango ariwe gushyira mu gihe hari abandi badakora iki, batabyemera mu muryango. So rero ubwo buzima bwose, kuko nyine yasasa nk'aho amima, aho nabaga i Burundi nyine akaba wenda ari se, kuko umva nari nyimara gusoza kwiga, hari ibintu wenda nimba ari bume n'amafaranga wenda kujya ese yaboroka, nimba ari ibindi bufasha ndi bukeneye akahise aboroka, kugira ngo nyine ankandamize cyangwa se amane. Ariko byose ndashimana pe, nagerageje kubinyuramo, kandi nekereza yuko na n'ubu yego nta hantu wenda hazima wenda nahagera cyangwa se hadanje, ariko nekereza ko kuba narasimbutse ibyo bintu byose, nkagwana n'ubuzima, nkiga ngasoza, hari icyizere yuko n'ibindi biri imbere, ibyiza biri imbere. Ubu ni ukuvuga ko urwango wagiranye n'uwakwishyuriye kaminuza ari uko wamwimye ibyangombwa bifite aho bihuriye n'amasambu n'amazu y'umubyeyi wawe. Kugeza na n'ubu izo ntambara nkaba nyizirimo, ariko tuzabicamo, kuko ntabwo ushobora gufata, ari ikintu abantu bavuga nyine yahise amfata, uzi ukuntu yahise amfata nk'aho wenda namugambaniye, ariko ari ibintu bibaho umuntu akagufasha pe, ariko akaba ari umuntu ushaka kukwangiriza ubuzima. Ni ibintu bibaho, ni ibintu bisanzwe, umuntu akagufasha ariko akaba ari ushaka kongera gushyira kukwangiriza ubuzima. So rero njyewe sinavuga yuko wenda ko atakoze neza pe, uko aka kanya aho wenda kuba kaminuza mfite, wenda kuba wenda iyo diplome muri kaminuza ni ukubera we pe, ariko nabwo ashobora kuba ari nawe ushobora kuba yagira uruhare mu kuba yakora iki, yambuza ubuzima. So rero ibyo ni ibintu bisanzwe ko umuntu yakugirira neza, ariko akaba ari ushaka gukora iki, gukora nabi. Kandi ntabwo bivuze yuko nimba wowe umfashije, sibyo, hari serivisi umpaye, ya serivisi ugomba kuyikoresha nk'aho nkandamiza cyangwa umfata nk'umucakara wawe, sibyo. Serivisi urayimpaye, ariko hari ibindi nanjye wenda nsaba, sibyo. So rero nimba wenda gitekereza wenda nimba naramugambaniye, njye ntabwo namugambaniye, ahubwo ni ukugira ngo cya kintu nimba twemeranyijeho nk'umuryango, tukemeranyeho, tuvuga ati twebwe dukoze iki kintu, bose babifitemo uruhare, kuko iyo izo mpapuro nzimuha cyangwa nawe nkazitanga,
nari kuba ngambaniye abandi bavandimwe banjye cyane, kandi bose baracyahari, kandi bose bo baracyahari. muravugana murahuza nta kibazo. Kandi bivugwa yuko no wenda hari ubundi bufasha yagerageje kuma nyuma yashakaga kugira ngo amprofite. Ibintu mbivuze hano ubundi ntabwo ari ibintu wenda umuntu yakavuze kuri za hano, ariko ni ibintu mvuze kugira ngo kuko ibi bintu ni ubuhamya, harimo ni ubuhamya kandi ni n'ibintu nzi bibaho. Umuntu akagufasha ariko afite izindi nyungu runaka, bya bindi yaragutezeho utabimuha ukahita uba umwanzi, sibyo? Ukahita uba umwanzi urutura. So rero ubwo buzima nubwo nanyuzemo, ubutaha wenda ntekereza yuko niyicara agatekereza wenda nawe akabona yuko wenda byari ngombwa yuko izo mpapuro atazihabwa mu buryo wenda bunyuranye, azicara akavuga ati wampeta wenda yari ari mukuri, nta rundi rwango mufitiye ko ibyo bitasize nagenda ngo mbigurishe biri aho ngaho. Gusa nyine kandi ni umuvandimwe wawe n'ubundi bavugana kuri papa. Niwe mukuru cyangwa niwe muto? Niwe mukuru. Niwe mukuru. Nyuma yaho papa agiriye abaye nkaho ari wenda ufashe inshingano, ariko agafata inshingano ari abatamwemera mu muryango, noneho agashaka kuziha ku ngufu. Abandi se bo mu muryango bakuru bo ubona bari ku ruhande rwawe bagushyigikiye? Ubundi abandi bo kuko nyine abenshi nyine urumva nibo baba bamubwira ati izo mpapuro hoya uzitanga, izo mpapuro kuzitanga twese tugomba kubigiramo uruhare, izo mpapuro kuzitanga twese tugomba kubyemeza, bikaba ari ibintu bizwi. Urumva nyine ndamutse nzitanze naba mbaye iki, bavuga ngo kuba snitch to, naba snitchinze kandi ntabwo ari sawa. Ubuzima nyuma yo kuva mu Burundi, wasoje kaminuza, uri Kigali, ubuzima bwawe uri kubupanga gute? Nicyo uteganya gukora i Kigali? Ese uri gushaka akazi ugendeye ku byo wize cyangwa uracyivuza n'urakira wenda? Ubu ngubu navuga yuko wenda ndacyari ntabwo wenda ndakira neza, kuko kuva nagera mu Rwanda ubu nibwo mbona bwa wenda nsohotse hanze. Umaze igihe kingana gute ugeze mu Rwanda? Nta gihe kinini kuko naje no muri kuno kwezi ndakeka. Naje muri kuno kwezi tariki mu itariki 10-11 gutyo. So rero ubwo rero gusa ndateganya ndamutse ngiriwe amahirwe nkabona akazi nakora, ndamutse mbonye n'ibyo nize wenda nabyo nabikoraho, ariko kandi navuga ko ndacyari kwivuza, akunda abana ndi koroherwa buhoro buhoro. Ushatse akazi ubwo wagasaba mu bijyanye n'iki? Akazi wenda bijyanye n'akazi wakora. Urumva ni icyo bita monitoring evaluation, bijyanye n'ubugenzuzi. Wenda ushobora gukora wenda nk'ahantu wenda muri kampani runaka ukaba manager, ariko ushobora wenda n'ibintu byinshi tuba tunakora twebwe. Ushobora gukora nka projet nayikora nkayimurikira abakire bayikunda bakayigura, cyangwa se nanjye nkaba nayikoramo. Ni ibintu nk'ibyo ngibyo wenda nize, ariko wenda bitewe n'ukuntu wenda bitewe muri Afurika kugira wenda tuzabona akazi bitewe n'ibyo twize nabyo biragora. Ariko bakakanya umwuga navuga wenda kuko wenda ngiye nubwo nabaga i Burundi wenda urumva turi famille y'abashoferi cyane, ntabwo nigeze mbyijandikamo cyane, ariko mbifitemo experience. Urumva afite permis y'indondi, nzi gutwara. Nicyo kintu wenda uri umwuga wenda navuga wenda akakanya nzi wenda bitandukanye n'ibyo nize. Birumvikana. Hanyuma ibyo byose wanyuzemo byakwigishije iki? Byanyigishije isomo. Iyo ufite intego kandi ufite icyo ushaka kugeraho, imbogamizi zose wanyuramo ntugomba gucika intege. Kandi ikindi ari akantu nahoze mvuga ati buriya ubuzima ntibwajya buriya nta bibazo man, tukatubyemere pe. Buriya nyuma ya happiness aba ari sacrifice, kuko buri umwana wakuze ajya Serelake na za Breba na za Manani, ntago yakumva uburyohe bwawe nk'umwana wiriye bwa mbere imyaka 10. So rero no mpamvu ubuzima bwiza cyangwa se gukura mu buzima bwiza, ubuzima ntago bukujya ariko wa muntu wa strugglinze, wa muntu wize bivunanye, wa muntu wize akajya ku ishuri man, urumva nta n'ikintu afite mu nda, kongera agataha mu rugo kugira abone na cya kijumba ari burinde kujya kuvoma,
urumva kugira aze najya akijya gitogosheje kandi akazongera kukijya nabwo nk'aya masaha ya saa munani avuye ku ishuri. Uwo muntu ni wa muntu nyine iyo niyo ageze wenda ku byiza wenda cyangwa se wenda Imana ikamufasha agatera imbere yumva bya byiza byo kubita na za mvune yanyuzemo. So rero niyo mpamvu mu buzima ikintu wenda ubuzima bwanyigishije iyo ufite intego, kuko ngiye nangira no kwiga muri abo bana bose bize mu rugo, haba kuri kote wenda iwabo na papa cyane cyane nta muntu wigeze wiga kaminuza nk'aho ngeze. Ndi uwa mbere kandi nanjye nahoze mvuga ati mana ndashaka gukura ntandukanye n'abandi tuvukana, hari icyo wenda bakubyuza dukeneye umuntu muri kaminuza wize kaminuza, mbe mvuga ati ni ngewe uhari, sibyo? Iyo ntego nakuze numva rero nshaka kugera kandi Imana yarimfashije nayigezeho. Bivuze ko ari nabyo byagufashije kunyura muri bya bindi byose watubwiye, kuba wiga bikugora ariko ukavuga ndajyayo. Kuko mbavuga ati mfite icyo nshaka kugeraho. Ibyo byose nagiye mbinyuramo kugira ngo mbashe kwiga, mbashe kuvuga ati nanjye se kuki nta kwiga nanjye mvuga ati wenda muserukire famiye yacu mu bantu wenda bize. Nakuze wenda njye wundi njya kwiga i Burundi hari harimo no kubiga wenda kuko wenda Burundi wenda kaminuza wenda ziba zidahenze nk'izo mu Rwanda, ariko njye nagiye kwiga i Burundi numva ashaka kwiga itangazamakuru. Numva ashaka kwiga itangazamakuru ariko ngezeyo mbona itangazamakuru bafite ni systeme y'igifaransa kandi njyewe nize mu Cyongereza. Biraba ngombwa ko ndi bujye kwiga n'ururimi, kwiga ururimi ntangira kwiga iyo department ya suivi evaluation. Ariko nakuze numva ashaka kuba umunyamakuru muri famiye, nakuze numva ashaka kuba umunyamategeko, niyo yari objectif yanjye. Ariko abantu benshi njya mbona bisanga ari kwiga ibintu badakunze ahubwo ariyo mahitamo bafite, kugira ngo vuga ati reka byuze nanjye matambukana umuco nanjye vuga ati wenda makuru ubumenyi kugira ngo wenda vuga ati wenda buriya kwiga wenda ibyo wize ntago wenda ushobora kwiga n'izo suivi evaluation ntagira nzi bito nagwa rupapuro nize ugasanga nkoza akazi gatandukanye n'ibyo nize kandi gakoze neza cyane. Ariko rero akenshi rimwe na rimwe twe muri Afrika bitewe n'ubukene tuba tunafite, nimba wenda ngewe wenda mfite wenda kwiga wenda itangazamakuru ahandi bahita bagushyira muri iyo department. Ariko aho usanga twe muri Afrika ngiye kwiga geography, ngiye kwiga chimie kandi ibyo bintu wenda atari ibintu byanjye nta n'abantu ufite wenda nzanabikoresha. Ariko bitewe n'ukuntu ubukene tuba turimo bati genda wige umenye. Uri umuntu waciye ku ntebe y'ishuri abatandukanye mutaciye ku ntebe y'ishuri cyane. Reka turimo tugenda tugana ku musozo, ariko sinabura kubaza abantu ufata nk'ab'ingenzi mu buzima bwawe. Nk'ab'ingenzi mu buzima bwanjye muri ibyo byose wanyuzemo, abantu uvuga ngo aba bantu batahaba simba ndi hano cyangwa se simba nasoje kaminuza, umwe wamutubwiye nubwo uwo mutameranye neza ariko ndabizi ko bizarangira mu mwonge mukiyunga, kuko n'ubundi nubwo bifite ntabwo ari ibyawe wenyine, n'ubundi nawe muzabigabana n'ubundi nawe azabonaho. Mu bantu b'ingenzi mu buzima bwanjye kandi tuvugana cyangwa se bamfashije kugera ku nzozi zanjye, harimo mama wanjye muto. Mama wanjye muto babiri wenda kuko niga primaire nibo bagerageza kumfasha, witwa mama wanjye muto witwa Jeanne n'undi witwa Jose, nibo baba mu Rwanda undi akaba mu Burundi. Bose mama wanjye baba mu Rwanda kuri koti ya mama, bavukana mama wanjye mu ndimo. Uwo mubyeyi na n'ubu witwa Jose wenda kandi nawe tunari kumwe, sibyo? Yaramfashije kuko mbona urukundo nkunda cyangwa se kunanyitaho cyangwa kunita no ku bandi. Ni intwari pe, ni intwari kandi nanjye icyo nshima Imana ni uko ibyo yaranezemo nabimuhaye. Yakuze yumva yuko nshaka kwiga nkarangiza, narabimuhaye ajya nabinshimira. Undi muntu nawe w'ingenzi nawe ni uwo mukuru wanjye. Umukuru wanjye nawe buriya aho mbere yuko njya ni Burundi nawe twabanye Nyamirambo, tuba mu nzu z'umusigiti, tubana ndyama ku itapi, tubana ba mu nzu idafite amadirishya,
imibu yose kugira twari dufite agashuka kamwe aka kampa kugira ngo ngewe indi mibu itange sibyo. Urumva ubwo buzima bwose twabanye n'uwo mukuru wanjye sinamwibagiwe kandi nawe kandi nawe arabizi ko ibyo bintu nabyibagiwe kuko mbere y'uko nanjye ya primaire nawe niwe muntu wabigizemo nawe uruhare n'ubwo wenda mama wanjye nawe muto nawe base bashyiraho akandi kaboko kiyo. Icyo gihe nyimara kuva i Burundi naje papa yari yibereye i Burundi yaratangiye ubundi buzima bushya twebwe mbana n'uwo mukuru wanjye muri iyo nzu ya ghetto zo ku musigiti. Ariko nangira nsoza na kaminuza nako nangira kaminuza nawe yaramfashije niwe muntu wafashe nomero ya mbere kumbwira ati njye kwiyandikisha. So ntabwo namwibagirwa mu bantu bamfatiyemo uruhare runini. Urundi muntu wa papa wanjye nawe nubwo wenda nyuma araho bitagendaga neza ariko nyuma papa yambereye umwana mwiza kugeza na n'ubu kwakira yuko atagihari biba bingora. Ariko papa wanjye natangiye kubona ko kuba adahari hari izindi opportunity nahise mbura. Nshaka kuba wenda yaragiye hari isomo yansigiye hari icyo wenda namwigiyeho byansaba yuko wenda nifuza yuko nanjye kuzagerageza gutekera nge mucyo kuko papa yakundaga gusenga cyane n'ikintu ijambo ryahoraga mu kanwa ati ngo mujye musenga. So rero abantu bagera muri bane tante banjye uwo mukuru wanjye na papa wawe ni abantu b'ingenzi mu buzima bwanjye. Abantu bafata ababyeyi babo baba papa nkaho ntacyo bavuze kandi babafite wababwira iki? Uriya umuntu ajya gufata umubyeyi we nkaho ntacyo avuze bitewe na background cyangwa ubuzima babayemo ariko buri umubyeyi wese wenda yarafashe wenda akagushyira ku isi cyangwa se akakuzana ku isi wenda niyo ashaka wenda niwe ari kuvuka byibuze n'uwenda niba nta bindi wenda ataguha wenda mu buzima ariko bimwubahire kuko wenda yakuzanye ku isi sibyo. Kandi buri umubyeyi hari ukuntu bajya bavuga ati ngo umubyeyi ntakosa kuko nyine wenda bitewe n'imico wenda ya kera umubyeyi yego ntakosa ariko nawe ashobora gukosa ushobora wenda yarabogamye ugasanga wenda ufite papa wenda ni umusinzi ahora yagwa ariko ni umubyeyi ntabwo uba ukwiye guhita umuha akato. Reka tugushimire kandi twizere ko abantu bose badukurikiye ubuhamya bwawe hari ikintu bagiye kuvanamo. Nkunda kubabwira ko ubuhamya buri wese agira ubuhamya ashobora gusangiza abadukurikiye kandi bakagira icyo bavanamo kandi ubuhamya bwose umuntu avuze cyangwa se uzajya ugira amahirwe yo kumva jya uvanamo ibintu bishobora kugufasha mu buzima bwawe nanone kandi uvanemo isomo uvanemo nanone kandi kumenya uko witwara mu buzima uri kunyuramo aka kanya kuko hari ibintu ushobora kuba uri kunyuramo kumva ko ejo heza hawe cyangwa se ejo hawe hadahari kandi ibyo wanyuramo byose ejo hawe baba bahari. Reka nkubwire ngo ukomeze wihangane mu byo uri kunyuramo byose kandi ubwo wasoje kwiga kaminuza n'akazi kari vuba ndabizi dushobora kuzahura ubutaha dukora ikindi kiganiro tubwira ko akazi wakabonye aho ngo bimeze neza cyane. Murakoze cyane akomeza ku Buhamya TV. Yego kandi mukomeze mujye muha mwanya ari abantu nk'uko natangiye nkubwira hari abantu bari hano hanze ariko badafite aho banyuza agahinda batewe n'ubuzima bagiye babamo. So rero ntekereza yuko mwe mubere aho ngaho kugira ngo babone amahirwe nawe kugira ngo baze bavuge ibibabagamiye cyangwa se ubuzima bagiye banyuramo kuko buri uvuze urafunguka. Yego murakoze. Yego mwakoze kutwakira. Mwakoze cyane. Reka turashimira namwe mwamudukurikiye ku Buhamya TV mukore subscribe musharinge kandi nkunda kubabwira ko buri gihe ibyo muba murimo byose Imana itashyizemo ukuboko kwayo nta kintu byabamarira cyangwa se ntabwo byatanga umusaruro. Mujye mwibuka gusenga nk'uko Didi yakomeje kugenda bitubwira. Reka mbabwire ngo Imana ibarinde naho utaha.